iyi ndirimbo yo n'amatora ya perezida wa repubulika nibyo bintu bibaye byiza mu rugo nubwo bidasanzwe ku mudada saba appointment boy I need your body cause you know I miss you so bad ndekera kabe unje kuri murandi so fine but girl mommy got the whole night. Yes mommy. Hey, slowly, slowly, girl, I wanna give you lucky. Set you go free, my baby know you love you truly. However you want me to be, don't even wanna be. Mwaikaze ku Kenya BigTown TV tugeze mu mwanya mwiza wa studio haso mumanamo nanjye radio sa niba ari ubwa mbere geze kuri BigTown TV nkuhaye ikaze nkusa gukora subscribe kugira ngo utazongera kugira ikintu kimwe ucikanwa nacyo nawe dusanga nko ahangaha ndonge ndagushima ko wongeye kugaruka hano ni iby'icyubahiro gikomeye cyane. Anyways, maze kumva mu mihanda unirwa bavuga ngo abahanzi ngo ntabo ngo entertainment nyarwanda nta bahanzi barimo bafite talent cyangwa ibiki, ariko nitumenye se ko iki tutababona kuri iki twumva ko nta bahanzi bahari, nuko ko tutaba twabashatse cyangwa bo nuko batabadushatse cyangwa koko nta talent zihari cyangwa hari ubushobozi bukenya. Ibyo byose n'ibyo tujye tuganira muri studio haso na Yoga Radio sa na Mike kuri kamera. Reka twe kuganira amagambo menshi cyane. Ubu ngubu tujye ko ibintu bitandukanye mu kuntu kuko ndinja mu studio hari kuvuga nirwa mvuga ngo sindi buvuge bikarangira mvuze, but anyways uyu munsi ntabwo ndi buvuge, tujye kwinjira turebe ibyo arimo. Ndikumva ari gukora beats barimo barashyama ama vocals. Reka twinjire, Mike we arakomeza bereka ibiri kujya mbere, ngiye tonjya kugaruka mu kanya. Ntugira aho ujya nuhumbye, niba ari ikintu ushaka gufata genda ugifate muri kano kanya nkiri kuvuga amagambo menshi uburi kukiyegereza. Hanyuma ikiganiro cyo ni buri munsi Yoga Radio sa Mike kuri kamera, tugende gakeya none bibariza mumeze mute mumbwire muri comment tujye tuganira, mumbwire mumeze mute, mumbwire ibyo mutakunze muri studio haso nibyo muba mwakunze cause I'm here for you guys. Rero amagambo yanjye arangiriye ahangaha, come with me. Master, this guy is the faster. Yeah, because I'm a demon. Every day I'm gonna give you basso. I'll give you the true love. I'll give you the true one. This guy is amazing. He knows that I'm amazing. Yeah, everybody knows the B.O.B. One time round, everybody. Yeah, it's Sam Liza on the mic. B.O.B. Sinzare Chera. Well, this is Bob Davis, a rapper and a singer at the same time. Noneho ni numwanditsi w'indirimbo nyine nkorera abandi bahanza ama relax. So it's a pleasure like to be on BigTown TV. Like first of all, I'm with Ladiosa, the one and only, the bad one. You can say that again. So ikindi kintu rero, this time we're going to give you a sweet vibe. I'm telling you, you just keep watching. First of all, you have to do a comment, because a comment will tell us what to do next. So, Ladiosa, you already know what I'm going to do. I'm going to give you a vibe, music vibe, Dumuraperi Ndumuhanzi. So, other things. First of all, my name is Bob Davis, 2020. That's an IG. Alright, so alright. Other things will be like Bob Davis. Nacheka BigTown azomaze kumenya uyu munsi turi kumwe na muntu kimwabyumvishije ni Bob Davis. Ariko rango turi kumwe wenyine ntarajya kubandi. Murabizi. Tubanza guhera kuri nde. The one and only. Sound. The sounder. Ko numva sound itari kuza none sound. Narasaraye man. Narasaraye wagira ngo nakandagiye muri Matayo ejo buti. Muri Matayo ni ibiki? Muri Matayo nukukandagira Bibiliya y'Imana. Iguhala yihanukire. Igwana yihanukiriye. Alright, nahita introducinga nubwo bakuza ariko kumushyashya kubonye bwa mbere twihuta cyane. It's your boy Sound Liza, producer BigTown. Nkuko bisanzwe murabizi ni dusanzwe tubana muri studio haso. Dusanzwe tubana muri studio haso. Murasimajije kumenyera na bintu byinshi nakivugaho.
ibindi birivugira ibindi ni akanimero kawe akanimero 0794 799 okay urakoze nguwo yari Sunrise twakomeje duhere hano cyangwa ladies first That is what? ladies why ano ladies first ntabwo bikora akira ngayivuge wowe banza wivuge dukomereze n'ahandi Yo, Bumble Cloud. Big peace, guys. Big booty girls. Big bottles on the table trying to burn the place. Yeah, that's Justin vibes. okay I'm a rapper. I do it every time I want it. Yeah. It's a pleasure to welcome me in BigTown. So, yeah, that's it. okay n'abantu bajya bansaba ngo tujye tuvuga mu kinyarwanda ngo abantu bareba Okay. Icyongereza neza ibintu byose avuze numvishije ntabwo rero gusa no muri comment bajya bambwira ngo njye ngabajyanga ibintu byinshi zose ubona ninjye mani ninjye Reka tuvuge mu kinyarwanda cya gakondo. Tuvuge mu cya gakondo. twagiye Muraho. Banyita Justin Vibes, ndi umuraperi. Kandi n'iby'icyubahiro ndetse nkaba nabashimiye kuba munyakiriye muri BigTown show. Ewana ni iby'agaciro, I appreciate. Let's catch the vibe. Thank you murakoze twakomeje cyane twihuta ngo ne wajya gunyandikira comment ngo se ngavuge ni njyewe ariko gusa njye bita binshira n'abandi nta bintu byinshi njya mvuga imbwira abasore dukurikira hejuru gusa hano turi muri BigTown TV BigTown studio BigTown studio ni Tono Boy muri kumwe nta bintu byadanje navuga sinovugira hejuru ndagiye saza mayi n'umwe bavuze hano turi muri BigTown Rico de bro wait bro hose biriho nta kibazo hano turi muri BigTown njyewe muri kumva nitwa Biganza Shema Sylvestre nta byinshi nabivuga badusabye kuvuga mu kinyarwanda gusa kirangora ariko ntari banyarwanda mwumve ko nagowe koko bisanzwe bigorwa nukagorwa muri BigTown gusa nyine ahangaha ikintu tugiye kuberekana vibe turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye ndabizi buri wese araza kwishima nanjye nishimye ni gake wabona nasetse ariko narenze no guseka nambaye n'ijipo What's up? It's a pink. Well, muri video bishize twari tunari kumwe. You always surprise me. Nihangane kuvuga ikinyarwanda cyonyine ntabwo nabishobora. Ndabivanga. Yeah. Banase gushyigikira Bob Davis. He's my husband. Ni wowe. Papa di mama di. Muri BigTown kandi bakora ibintu byiza bya hatari. Ndabakunda cyane guys. Mukomeze mudukurikire bya hatari. Thank you so much. Now to the beautiful lady. Ni nakayobi. Ni nakayobi. Reka tuanze twibwira umwanya. Okay. Murakoze. Nitwa Dana. Nanjye ndi hano muri BigTown recordinga indirimbo yanjye. Ntabwo nitwa Dana z'ikinyarwanda. Nari bajandi bahera muvugisha byanyebe. Yeah, same, you know. It's Ethiopian. Yeah, true. Wahamenye. Ndi umunyarwanda. Ego. Umunyarwanda kabisa. Nyine nkurikije ibyo muri comment, that's why. Are you married or single? All right. Single. None uri muri BigTown waje gukora iki muri BigTown? Naje ku recording indirimbo yawe. Waje recording indirimbo yawe. Ubwo nawe tuzaza kuza kubyumva noneho ubu ngubu amagambo ni nkaharangira ahangaha introduction mwayibonye mwumvisha turi kumwe nabo. Amagambo ashize ivuga urakoze cyane ubu ngubu nanjye ngiye kwicara and enjoying the studio session. You're watching Studio Hustle with the girl Diasa Mike on the camera. Let's get it. We go.
It's true love, yeah. Is that what you want? Yeah. If I tell you that you're stopping in my veins, hey, but you come out and you believe me, I'm so deep. Let's go with the vibe. Let's go with the vibe. With the vibe. Let's go with the. Let me write some stuff. Yeah, yeah, yeah. This kind of love, you're my sweet like love. They'll twist my hair, and I feel like giving chills. Feel like me, you don't know what I'm thinking of you. You don't know me, you don't even trust me. This time round, you're gonna feel me, no that's round. This guy right, he knows me, I do by fine. Man, ngiye kwandika amagambo so kugira ngo well kubera yuko uyu mutipe urabizi yuko tuba tugomba gutangira even if this guy can see the yabona screen yabibona ko nta kintu na kimwe kirajya muri machine, you know, dukore muri logic. This time we are starting a track na jambo na rimwe dufite like we were like kugira ngo tumenye ngo amajwi amanota byose birimo, you get. So this time we are now going to put the lyrics, the words to the vibes that we were thinking. Yeah. Ubu nibwo tugiye gukora niyo twabanza tugakora iyo memorization of one word like for him. This guy is full of ideas. I don't know if you get or if you know it. This guy is like yes. Kuri umuhungu uba arugaba spiritual. Okay, maybe Kinyarwanda now. Okay. No. Njyewe n'umwana wo mugasyata sasa. Let us go with Kinyarwanda. Nari ndi kukubwira tugiye gufata well amanota yayamenye tumaze kuva ibinga muhari ahise amenya neza amanota agomba kuduhereza kugira ngo indirimbo ize ari nziza, you get. So ikintu agiye kudufasha none ahangaha ni ukuduhereza. This guy is like a best producer for me. I don't even care about any other person, but to me this guy, only if you know him, he's the best. Like, wowe the Chinese stuff, then we give it ideas. Guitar, okay. Bandushyiramo aka guitar. Let's go. Ndabyica ariko ndahita mbikosora. Gukora ibiki sobanura? Ibindi gukora abyita gucuranga piano ariko ya gitari. Asikana kantu ko nabonye kari gukora kamara iki? Bayita pitch bend iyo ngiyo. Ila sliding. My baby
love every night. When I came up in my side. Come when I in the night. Baba BigTown bose bagiye gusobanukirwa igishinga ngo gikora ikino. They have to. They have to know, like studio hustle. Studio what? Studio what? Studio hustle. Borongozi nibyo bitanga glove. Ibi ngibi ni element yafatishije abahungu rwose. Bitanga? Ibi ngibi ni element yafatishije abahungu. Kuri drum kit. Nagiri kugukwira. Uzukore nayambaye. Iragatsendwa na Nyagasani. Tubikore. Nagwe yeah, let's go. Bikunde bro. Production ariko uko wavugirizaga byagendaga bihinduka amahanga. Nabikoraga no waburaga bikahita. Byari biryoshye. Nase kabanza ngo baze ikibazo. Effect imaze iki? Ndabizi se. Niyo mpamvu nyine baza muri studio ntibagende ngo bahite baririmba. Uravuze ngo abahanzi bose baremba nabi. Shanda bazi benshi. Okay. Gero na se. Abastari kandi. Abastari bacu. Yabikora cyane ukabya. Wabyumvishije? Tujya gukora igishirimo.
kaze gubere Oxlade. Kaze gubere Oxlade, yeah. Yeah. Na 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 ra ra ra. Twagiye. Yeah. La 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 la. Yeah. K-k-k-k-t-ta-ta. Yeah. Hey. She got me when in a something. I'm in a bippy. You got me when you get like come for me, down for me. Every night I say bye, Vita. When I be my every night, can be dinner. When I every night I make her, please be mine. Every like I do. We see my pulala. Ula la la, baby la babo. Ula la la, que mamira babo. Ula la la, and I be la babo. Ula la, sorry. Bila boro bya ula la ni bivoko byinshi like choir niyo lofure. Yeah, ula la. ndakeka mwakomeje kuryoherwa n'ibyo twajya tubereka kuri BigTown TV muri studio haso. Rero muri kano kanya mwamaze kubona uburyo igishinwa kiri kodingwamo. Abantu bibazaga igishinwa ko nakibazaga na mwabyumvishije Sunrise yabumvishije igishinwa cyari cyo. Kino gishinwa amaze kuri kodinga, amaze kugihereza umuhanzi wacu agiye kugenda acyandikamo indirimbo. Sibyo Liza? Sibyo nkuko byivugiye. Nanga ari byo. Sibyo nkuko byivugiye. Nanga ari byo. Aba BigTown naze bihanganye nasaraye. Babyihanganira. Ubutabeze neza. Ndabona hano harimo abahanzi benshi cyane. Mu gihe agiye kwandika igishinwa hagiye gukurikiraho iki? Kuba ndi kuri recordinga Dana. Kuri boro twari turi gukora agiye kuba ndi ku recording mu gihe agiye kwandika hanze, and then nyuma araza kuba harimo n'abandi wafatirana amahirwe. N'ubusanzwe abahanzi bahurira ngaho ari benshi, umwe arasoza mu gihe ari kwandika undi akaba ari kuri recording cyangwa bibaye uyu munsi gusa. Niko bigenda. Nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite muri BigTown twebwe. Mwabyumvishije ko nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite, nanjye ntawe mfite, niyo mpamvu tugiye kutatwirukanka umuhanzi soka ujya kwandika. Turi kodingira undi. Nta kibazo reka ngende nandika lyrics. I don't know if you will send the lyrics to the phone. Yeah, it's nice like to go in a studio. Nizere yuko Dana na wari bubahereze vibe the sweetest. So let's go. murakoze Umva Ladiosa nabivuze ni adilubude silavuze bike umukobwa mwiza w'inzobe ngo uyu muhanzi w'icyumweru. Icyumweru Mike agomba kumushyiraho neza bakamubona. Aze kumufotora. ni indirimbo yanjye tugiye kurekodinga. It's crazy. Yeah, tugiye kurekodinga indirimbo yanjye. It's like a second song tugiye kurekodinga, and it's the first song tugiye kurekodinga muri BigTown record. N'ubishikira kirenze mbabarira nubwo ntajya gucecekesha abantu badute ariko uyu munsi ndubahutse. Mbabarira umusore inyuma. Babara gatoya. Uyu iki cyacu kiravuze ngo n'ubwa mbere agiye kuri n'indimba agiye kuri kodinga, so ni ibintu tugomba kumva neza kuri BigTown. Shaka rero muri kamera gatoya ubanze wibwira abantu nk'umujye kuri kodinga bwa mbere witwa nde ukora iki twihuta byatari. Okay. Nitwa Kaliza Dana ariko mu buhanzi nkoresha Dana. Kuri Instagram Kaliza Dana. Ngiye kurekodinga indirimbo yanjye ya mbere muri BigTown record. So let's do it. All right. Thank you Dana. Reka twumve ukuntu bimeze. Abantu muri comment muzatubwira se impano zirahari cyangwa muri muryamye muri kwanga kubibona. Dana agomba kubibona ariko ngiye ndiko nako impano zihari. Dana ugomba kwigisha English accent yawe na IT. Sibyo? Dana rakubiye ubundi Dana niwe muhanzi wacu wavuze icyumweru ni umwana. Namubwiye ngo ari umusore ufite ibiganiro kweri. Ibiganiro afite ibiganiro. Bamujyane muri podcast. Rero reka twerekeze amaso kuri Dana no kuri Liza ngera byose nakagaruka twagiye. Twagiye. Uzakumva ko nyine wafashe game fresh. Twagiye 1 2 3
nzagutumira ndi muri weekend atari trip zisanzwe short skirt baturiya ninde dukeneye abafite Atariririririrana indiyo game yayo oya twase game ho gatoya ariko nabidanje baji stress ya Monday fresh nzagutumira ndi muri weekend atari trip zisanzwe short skirt baturiya ninde dukeneye boy mfite konje naho turaboy ari njye nawe tricking twika birasanzwe oya ngwino mara ubukonje mama mfite konje ndi muri konje nkeneye meranje dore please nkorera massage itwaza Uzi kwandika ari? kubona online baby twagiye uri kuyumva fresh noneho tugiye guhita tube yego habuze gato narimbuze igishego bani shimwe rwose nibwo ndagiye kubona ko bwa burozi bwaba abahungu butagiye kugabanyuka pastor ntago yambeshye abahungu bari hano bafite ubugome nicyo cyiza sugo tuzaguhuza insengero kuzifunga bifite ihame imerutse guhura na pasiteri Matambwati n'uyu munsi ni ku cyumweru sibyo this guy is crazy oba buri episode iri bukurikira uraba uri free uravuga koko nicare hano nicare hano cara aho ngaho nabirenze ngiye kugutamo akaboro gato Beizo Brown umura mani ndaje ndakurikodinga avuye hanze ubu kuna abantu bafira twagiye sisi twagiye rata naonga atara na 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 atari stress ya Monday ihangana notangira fresh bitagutunguye atari stress ya Monday atari stress ya Monday nzagutumira ndi muri weekend atari trip zisanzwe short skirt baturiya ninde ukeneye boy mfite konje nawe turagoya ari njye nawe drinking lika birasanzwe oya ngwino umara ubukonje weekend you numva mfite konje baby bandi muri konje pull over nkeneye meranje daddy please nkorera massage it was a long time nakubona online baby is everything alright I've been lonely now I need your cute face impress me, see what I wanna show you. Nubwo bidasanzwe kumudada saba appointment. Boy, I need your body cause you know I miss you so bad. Ndekera kabe unje kuri murandi so fine. But girl, man, we got the whole night. Aya, umva, aladiosa. Ujye uvuga yala be. Ujye wongera ngo yala be na maswadi linda. Naje nabyo. Oh my god. Iyi ndirimbo yo n'amatora ya perezida wa Repubulika nibyo bintu bibaye byiza mu Atari trip zisanzwe stress
Stress ya stress ya come ya on. Monday. Apelaga ari wowe. Tumira ndi muri weekend. Ngumvise ibintu ndi kwaga niba. Stress ya Monday. Iyo ni inzoga gatoya bari kunsobanurira. Atari trip zisanzwe I shortcut baturiya ninde. Ukeneye boy mfite konje. Now stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip zisanzwe I shortcut baturiya ninde. Ukeneye boy mfite konje. Oze noneho uraje noneho umerimba nka Simi. Simi. Imbaga Simi. Uriya ni umugore wanjye wo muri Nigeria. Muri Nigeria ngira y'abagore babiri. Simi. Stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip zisanzwe. Ni autotune yari nanisetinze nabi ariko byakunze nade. Dufite uburenganzira bwo gukorera ubuhanzi dufitanye beef ugagira ubuhanzi bubi cyane ugamugira ubuhanzi bubi cyane mu gihugu. Ntacyo dupfa wowe ntacyo dupfa ntacyo dupfa. Njyewe ikigaragara ndatana Stress ya Monday. Ageraga uzurageraga muvugirago namuvuga ubwo surumva namuvuga kari bagtiko urumva nabivuga kari bagtiko aya nago namuvuga rwose uzi ikibazo dufitanye se nuko ari gukora ibintu byiza cyane muri no minsi akora ibintu byiza bikantera kuvuga ati nanjye wari umwana yo tukira ntabwo turi buhave n'ubundi turacyari Stress ya Monday. Kuguhamagarira no kumuhamagarira no kumuha no muvandi mwatekereza nkanjye gaswe nawe atekerezaga kujya hanze nuko nabibara. Stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip zisanzwe I shortcut baturiya ninde. Ukeneye boy mfite konje. Now turagoya ari njye nawe. Drinking slicker birasanzwe I oya ngwino umara ubukonje. Weekend you numva mfite konje. Bandi muri konje. Yemeye meranje. Please warera massage. It was a long time nakubona online. Baby, is everything alright? I've been lonely, now I need your cute face. Stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. naje muvane muri tipeni ni inshuti yerega oya nta tipeni namugira umunyamerika mugira umunyamerika gira umunyamerika gira umunyamerika uri burangibutse ibintu nibagiwe Stress ya nigeze gukorera indirimbo UMUKOBWA none akajya abwira gira umunyamerika gira umunyamerika gira umunyamerika gira umunyamerika niyo mafaranga menshi meruka gutunga avuye mu buzima. Stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri tayiga dushiki tayiga dushiki Sengeze kubinyagatara heza rikiriki 300. Stress ya Monday. Ngoze ndi kuririmba nka Medi. Stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip zisanzwe I shortcut. Atari stress ya Monday. Nzagutumira ndi muri weekend. Atari trip zisanzwe I shortcut baturiya ninde. Ukeneye
no hitting flash Ntagasubira. uri kwitinya urasubiramo ntabwo nsubiramo urasubiramo ntabwo oya nta kibazo nta kibazo ukuvuga ngo ufite ubwoba birimo biratuma ntabwo kizose uri kuziga ntabwo ari wowe kandi mwana gusa ufite akajwi keza urakoze ikiburamo ni iki ufite akajwi keza kabisa ahubwo weekend birareye muzabimara ratereka hariya boro nyine bisaba kumanuramo nyine waririmbye gake cyane bituma voice ijya inoze beat ijya ikindi arimo aririmba ameze nk'umuntu ufite ubwoba somehow ntabwoba ninjye ari kubwira ahubwo nta muntu rero ujya umvaho inshuro ya mbere amahanga niba ngombwa ari ibiti biri hano hafi twagiye nongera ari umanura uze kuririmbamo cyane ahanutse ibyo hasi ariko mo cyane wagera ariko atari stress ya Monday atari stress ya Monday nzagutumira ndi muri weekend atari trip zisanzwe I shortcuts baturiya ninde ukeneye boy mfite konje nawe turagoye ari njye nawe drinking zikabira sanzwe oya ngwino umara ubukonje weekend you know mfite konje baby mbandi muri konje pulova nyeneye meranje daddy please nkorera massage it was a long time nakubona online baby is everything alright I've been lonely now I need your cute face impress me see what I wanna show you nubwo bidasanzwe kumudada saba appointment boy I need your body cause you know I miss you so bad ndekera kabe unje kuri murandi so fine but girl mommy got the whole night Yes, mommy. aha ifungiye ntabwo ari sawa abantu nshonje bana yanjye wayitayemo wabyumvise wamurara ukeneye boy mfite konje numara konje ngo akanamba uzahamagare ahubwo ratangiye maze gusoza Miranje nisoro nzahita mugati wabana nibiki ngo muri shortcut bazaba bari kumurebera muri kwanete njye numvise Miranje yonyine kubera inzara njye numvise Miranje yonyine kubera inzara shortcut ntabwo shortcut arotarya subizi bro mazi ariko ibikoresho byose biri mu nzu n'ubikoresho ukeneye boy mfite konje nawe turagoye ari njye nawe baturiya ninde ukeneye boy mfite konje nawe turagoye ari njye nawe zikabira sanzwe baturiya ninde ukeneye boy mfite baturiya ninde ukeneye boy mfite konje nawe turagoye ari njye nawe zikabira sanzwe oya ngwino umara ubukonje weekend you know mfite konje kandi muri konje nkeneye meranje please nkorera massage
guhaminga uzi guhaminga like Marubu konje bandi muri konje nkorera massage njye numva iyo mera ajya dore uwaye kayiri ari uyu muvandimwe w'inshuti yanjye numva mfite konje bandi muri konje mulufa yemeye meranje daddy please nkorera massage it was a long time nakubona online baby is everything alright I've been lonely now I need numarubu konje numva mfite konje bandi muri konje mulufa yemeye meranje nkorera massage it was a long time nakubona online baby is everything alright ase Bobo ko yatinze man Bobo cyangwa yatashe ashobora kuvugishirwa cyamucaza agahita ataha Bobo ubundi ni umuhanzi cyangwa ni boma twagiye tukira twahavuye Let's go. Yeah, let's go. Kandara. bantu bigeze nyine recording atari stress ya Monday nzagutumira ndi muri weekend atari trip isanzwe shortcut paturiya nini ukeneye boy mfite konje nawe turagoye ari njye nawe tricky sika birasanzwe oya ngwino umara ubukonje weekend yuma mfite konje baby bandi muri konje mulufa yemeye meranje daddy please nkorera massage it was a long time nakubona online baby is everything alright I've been lonely now I need your cute friends impress me see what I wanna show you we know something to move on the same wait boy I need your body cause you know I miss you so bad see like a building mood I miss my flight like girl mommy got the whole night Tangira kuri kariya kantu Paul ka mbere tukira anga ntabwo ngende gutinda hata wabibonye niba uri gutinda twagiye bwana ari njye na Davis uri kuzambara mu ijosi uri gutinda kandi sijya mu matwi Yeah, let's go. let's go shyiraho igikarito bandi shyiraho igikarito iyo ushaka ujye hasi niyo vugira Cya gikarito kiri heza. ngikiri hariya y'amazi agiye gusara upatiye maji wa amemalizika atari mu gituza cyajya n'agatuza twagiye bro ni hariya tu hariya agenda
Slowly, slowly. ntabwo yagerayo mani Jasi nyine. ntabwo ayo manota ndirimbira ko ayo manota hasi Ugomba kuririmba no se Baririmbira hasi. n'amanota y'indirimbo ntabwo wayahimba. Yeah, yeah. Oh yeah. Slowly, slowly. Baby, I wanna give you low key. Set you go free. Baby. naho ni hasi kare Hey, slowly, slowly. Girl, I wanna give you low key. Set you go free. My baby know you love you truly. However you want me to be. Not even wanna be. ati oya pe Ndabimenyereye. ni indirimbo ebyiri icyarimwe so like this time I came in as like doing 2 songs at the same time but honestly speaking you guys know that I'm tired like today I had a lot of things to do honestly speaking you guys know me njyewe nagize akazi kenshi tuzakorana ubutaha ariko indi session umeze neza it was like I'm tired urakoze cyane nta kibazo ntacyo bitwaye ndagushimiye twatangiranye ku iki kiganiro gitangiye kugeza aka kanya utigeze ugenda ndagushimiye cyane nkusaba kongera gukora comment buri genda zibona comment zanyu ariko nanone ibyo wakunze ndagusabye ujye bimbwa kugira ngo dukore n'ibindi birushijeho n'ibyo utakunze umbwira ati muhindure iki ngiki ndi hano ku bwanyu abahanzi turi gukorana nabo n'abahanzi bari kuzamuka nko mwabibonye Dana yaririmbye bwa mbere hano dufite Bob nawe byari fine n'ubwo yarananiwe ariko ubutaha tuzagaruka na Liza yamaze gukora indirimbo neza sibyo Liza Sibyo nkuko byivugiye ariko araburi igihe kingana gute kugira ngo indirimbo ya Bob na Dana tuzayibone yarangiye neza shobora no kurare narangiye ahubwo arananiwe ntabwo nzwe byakunda araza kunanuka wakoze nanone kutuzana abahanzi dukoresha uyu munsi nawe wakoze kuza kutureba you were watching Studio Hustle with your girl Adiosa ini BigTown TV ngusakora like subscribe share comment hanyuma Mike ari inyuma kuri kamera ciao ciao na n'ubutaha